mwaramutse Yesu ashimwe. Reka turirimbire Imana muri iyi ndirimbo. Ushyire Yesu hejuru, usingize Imana. Haleluya. Ramburira Imana amaboko, shima Imana, shima Yesu. Haleluya, haleluya. Imana amaboko, Mana nta kikurusha amaboko, nta na kimwe. Amina. Imana imbaraga, Mana nta kikurusha imbaraga, uri Imana y'imbaraga nyinshi. Haleluya. Imana amaboko, ntacyo nakirusha Imana imbaraga. Imibabaro cyangwa se ibiteye ubwoba, ugutabara kw'Imana yacu kurabisumba. Abari imibabaro cyangwa se ibiteye ubwoba, ugutabara kw'Imana yacu kurabisumba. Haleluya, haleluya. Biteye ubwoba, ugutabara kw'Imana yacu kurabisumba. Imibabaro cyangwa se iteye ubwoba, byose urabisumba Mana, uri hejuru ya byose Mana. Ugutabara kwawe kurabisumba. Iyo utadutabara Mana, Yesu, Yesu shimwe. Iteye ubwoba, ugutabara kw'Imana yacu kurabisumba. Bari imibabaro cyangwa se iteye ubwoba, byose gutabara kwawe Mana kurabisumba. Ntakirusha Imana amaboko, ntacyo nakirusha Imana imbaraga, nakirusha Imana amaboko, ntacyo nakirusha Imana imbaraga, nakirusha Imana amaboko. Haleluya. Nakirusha Imana imbaraga. Shimwa Mana, ntawe ukurusha amaboko Mana. Tugusize hejuru niwubahwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka dusome Zaburi 124, niyo tugiye gusengeramo yose. Iravuga ngo, Zaburi ya Dawidi y'amazamuka. Iyaba Uwiteka atari wari mu ruhande rwacu, abarika Abisirayeli bavuga none. Iyaba Uwiteka atari wari mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima. Ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe, amazi aba yaraturengeye rwose. Isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu. Amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu. Uwiteka ahimbazwe, utadutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo yabo. Ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi. Ikigoyi kiracitse, natwe tuvamo turakira. Gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Amena.
haleluya. Iyi zaburi avuga ngo ni zaburi ya Dawidi y'amazamuka. Dawidi ntakiriho, reka ibe zaburi yawe iki gitondo, ushyiremo amazina yawe. Zaburi yanjye ngiye Mame Ebenezer, iyaba Uwiteka atari wari mu ruhande rwanjye. Ngiye Mame Ebenezer nawe wivuge ti yaba Uwiteka atari wari mu ruhande rwawe Sarafine, yaba Uwiteka atari wari mu ruhande rwawe Samantha, yaba Uwiteka atari mu ruhande rwawe Janine, n'abandi mwese ugende ushyiramo izina ryawe. Ngaba ariko abisirayeli bavuga none, aba ariko tuvuga twebwe abizeye Yesu Kristo, twebwe abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, aba ariko tuvuga none. Iyaba Uwiteka atari wari mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga. Hari abantu baduhagurukira baba baratumize bunguri, ariko turashima Imana itaratumye batumira bunguri iki gitondo. Ubwo umujinya wacanwaga kuri twe ntitwari kubaho, ariko Uwiteka yagiye aduhagararaho. Amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu, amazi aba yaraturengeye rwose. Amazi mu isi y'umwuka cyangwa se aya ngaya bari kuvuga muri iri jambo, reka mvuge gutyo, ni ibigeragezo, ni ibibazo biba byaratumize bunguri, biba byaraturengeye rwose. Isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu. Urabona ko akuna imvura igwa isuri igatemba. Hari ibibazo biza bikamera nk'isuri, hari ibintu biba bikamera nk'isuri, hari situwasiyo umuntu ageramo ikamera nk'isuri, hari ibintu umuntu acamo, hari ibintu umuntu acamo bimeze nk'isuri neza, bikamupfukirana, bikamuremerera, bikamugora. Ariko ndashima Yesu, haleluya, iki gitondo utaratumye ibyo byose bidutembana, utaratumye byose bitembana ubugingo bwacu, ahubwo akadukiza kuko yari mu ruhande rwacu. Ngiyaba Uwiteka akadukiza, atari mu ruhande rwacu kuko yari ari mu ruhande rwacu ngo atugirire neza. Haleluya. Noneho kuri gatandatu niho duhagarara cyane. Uwiteka himbazwe. Himbaza Imana iki gitondo, nanjye nyihimbaze. Utaradutanze kubaho umuhigo w'amenyo yawe, Bana himbazwa. Kutayemeye ko tuba mu muhigo w'amenyo y'aba bantu, abantu bari baduhagurukiye, ibyari biduhagurukiye, ibyo Satani yahagurukije, ibyo abadayimoni nabwabo bagahagurukana, bagahagurutsa n'ibindi ntambara n'ibigeragezo n'ibiki, ibyo byose ntibyatumize bunguri. Turashimira Uwiteka utaremeye kudutanga ngo tube umuhigo wabo, ngo badufatemo ibyo batwifuzagaho ngo abari byo bisohora. Turashimira Imana yaduhagazeho ikabitsindira kure. Uwiteka yubahwe, Uwiteka himbazwe, agakiza ubugingo bwacu. Uwiteka turamushimiye ko akijije ubugingo bwacu, akamukiza nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi, uko inyoni iva mu mutego, Uwiteka tukayivamo tugakira. Haleluya. N'Imana idukiza, Yesu dukiza. Gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Reka iki gitondo tuvuge ngo Mwami, turagushimira ko tugufitemo gutabarwa, turagushimira ko tugufitemo gukira. Reka dusenye. Shimwa Mana, ntakirusha Imana amaboko, ntacyo Mana. Ntakikurusha amaboko Mana. Turasenze iki gitondo Mana, turagushimira ko wabaye mu ruhande rwacu bw'abantu baduhagurukiraga. Himbazwa ko utadutanze kuba umuhigo w'abantu. Iri joro wabanye natwe, wadutabaye, uduha umwuka duhumeka biremera. Turiho, turacyahumeka, dufite ubuzima, ushimwe. Erega iyo dufite ubuzima turabakandida b'amasezerano. Shimwa Mwami, shimwa, shimwa Mwami, shimwa Mwami, nta kikurusha imbaraga. Yesu shimwa, 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 kutadutanze ngo tube umuhigo wabo. Iri joro hari byinshi wadukijije, uduhaye umunsi ku buntu, utugiriye neza, uradutabaye, utabaye ibyacu n'abacu. Tuguhaye icyubahiro ko udukijije, ukadukiza, ugakiza imibiri yacu, ugakiza ingingo zacu, ugakiza umwuka wacu, ugakiza ibyacu, ugakiza abacu, aho twari turi buri wese n'igihugu arimo. Turagushimiye Mana, kari wowe mutabazi wagiye udutabara Mana. Uyu munsi uradutabara,
uyu munsi uradukiza ibigoyi by'abagoyi, uyu munsi uradukiza intambara, uyu munsi uradukiza ibigeragezo, uradukiza ibiteye ubwoba, uradukiza mwami Yesu, uradukiza papa. Haleluya, uradukiza papa, uradukiza gitare, uradukiza muri domene zose z'ubuzima, uradukiza ibiteye ubwoba, uradukiza ibyari biduhagurukiye, uradukiza ibitero byaturaswagaho, uradukiza amazi yari yihindurije, uradukiza ko gutabara kwawe ni kwishi, gutabara kwawe ni kwishimana. Turagushimiye kubw'iyi zaburi uduhaye iki gitondo ku munsi wacu mwami, turagushimiye mwami, Uwiteka uhimbazwe kutadutanga ku umuhigo wabo w'amenyo yabo. Uyu munsi mwami uradukiza, ntago wadutanga mu maboko y'abagome wowe, ntago wadutanga mu maboko y'inkozi z'ibibi, hoya mwami, ahubwo ukijije ubugingo bwacu. Uyu munsi urakiza ubugingo bwacu, uyu munsi urakiza urubyaro rwacu, urakiza abo twashakanye, urakiza imiryango yacu, uradukiza mwami, kubera kuri Uwiteka uri mu ruhande rwacu. Tugufite ntitwifuza undi murengezi. Shimwa mwami, shimwa mwami, nta kikurusha amaboko papa, ntacyo nta kikurusha amaboko. Wowe uri Imana yo kwizerwa. Singizwa. Twakiriye uyu munsi no gutabara wazanye, twakiriye gukira ibigoyi by'abagoyi, twakiriye uyu munsi gukira amenyo yabo, twakiriye gukira imitego yabo, twakiriye gukira imigambi mibisha yabo. Uyu mwaka utararangira, twakiriye ubuntu bwawe bwo kudukiza. Gumya ubane natwe, ugakiza imibiri yacu, ugakiza ubugingo bwacu, ugakiza ibyacu, amasezerano yacu, ugakiza mwami imiryango yacu. Uwiteka, natwe tukuzura amashimwe, tukaguhimbaza. Twakiriye guhimbaza Imana, twakiriye kongera kuvuga indirimbo nshya, twakiriye kongera kugutaramira, twakiriye kongera gushima, kuko uyu munsi utari budutange ngo tube umuhigo wabo. Urakoze papa, urakoze papa, kimijinya yabo bari bafite itari bucanwe kuri twe. Haleluya, urakoze ko nta uzatumira bunguri. Urakoze Yesu, urakoze Yesu kuvuguruje ibyari biri mu mitima yabo. Ijambo ryawe rivuga ngo dufate ibitekerezo byabo tukabikugomororera we Kristo. Haleluya, kubiburijemo ukadutabara. Gutabarwa kwacu uyu munsi kurabonerwa muri wowe, nta handi dufite gutabarwa mwami, nta wundi wadutabara uretse wowe, we waremye ijuru n'isi. Asante papa, shimwa. Merci Seigneur. Amen, amen. Komera Yesu amashyi. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Shalom, shalom. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Mama Ebenezer kuri mikro.